Hey guys, amakuru yanyu. I have this quick question. Why abantu badashaka kwemera sexuality orientation yabo? Kuki wumva ko kwiye kutayakira cyangwa se kwiye kutaramira uriwe bituma wumva ko abandi ari abo kwa shitani? Ni handitse ko abagiye ari abo kwa shitani. Ni wowe wumvise ko abagiye bakorera satani. Ni wowe wumvise ko abagiye ari ibivumwe. Ni ibyo byanditse. So kuba coming out cyangwa iki muri closet ni ushaka kwerekana isura mbi kuba LGBT mugaragaze ko abo atari abantu nk'abandi. So niba igihe cyawe kitaragera cyo kwiyakira kizagera wiyakire, aho kugira ngo ubyikureho werekane kuri straight ntibivuze ko ujyaho ngo usebya aba LGBT muri rusange ngo uvuge ngo punga ibigay ngibiki ngibitinganye ngo cyase bakiswera mu no. Respect abandi choice yabo, nawe bakurespecting choice yawe uri sibyo. Naho ibyo kwigira Rwanda nziza bashaka kwerekana ko ngo uri straight kandi utari we mu bantu bitewe n'abantu ngo community y'abantu urimo cyangwa n'abantu mwakoranye kandi deep and down ubizi neza icyuri mbona atari byiza pe, kuko at the end of the day abusebya ni wenda muhindukira mugacangira mugakorana. So simbona point yuko wasebya aba LGBT cyangwa ukabavuga nabi cyangwa ukabakwesheninga ubavugaho kandi nawe uri mu muryango w'aba LGBT. So yari ikibazo kiri muri general like hari abantu nshaka kugiraho notion kuri ibintu bya LGBT, noneho wamubwira wari cyangwa se wakina kumuhugura bagashaka kumvisha uburyo we ari straight. So ibyo bintu tubirwanya rwose. Aba LGBT saba no kwa satani, saba kwa kandi to born as gay is not a choice. Buri muntu wese we born as that in this way. So muve kujudging abantu twese turumwe. So rero abanyarwanda bamwe na bamwe dufite ikintu cyo kumva ko ngo ngabantu bara nabo kwa shitani ngo Sodoma na Gomora mwari muri yo bajya kuharimbura, mwari muri yo abari bari muri bande ibisekuruza byanyu bimwe na bimwe bino bintu barabikoraga. Bino bintu twasanzeho tuzapfa tuzasigaho bizahoraho iteka ryose, biri ahantu hose mu nzego zose zitandukanye, bahanze abakibaki everywhere abakimyi. So nimukajya mwicaho ngo mujyanjinga umuntu ngo muvuge ngo kirane iki yurane iki kandi nawe ubwawenda nawe uri mwiyo community. So kugira ngo werekane isura yawe uri mwiza cyangwa utari mu ibyo bintu, wowe ugashaka kwerekana kuri mwiza cyangwa wigire mwiza imbere y'abandi. So nagari byiza guys, mureke tubane neza mu mahoro. Niba ubajije ikintu nka question nkagusubiza, so nandi kwabwira ati niba ubajije question nkagusubiza wenda ukambaza urugero ngo ese ringiyo umbonye ubona ameze gute, uri straight nkabikubwira nta kibi kirimo, uri bi nkamubona ko ngiye mubona nkakubwira ngiye ko mfite experience from 2010 she's 11 years. So mfite experience yo kumenya tumasha ko gay cyangwa transgender cyangwa se straight cyakubwira pe nawe bya nani. So umbaje nkakubwira ngiye bitewe n'ukuntu nkubona na 100% straight. Simbona impamvu ushaka kugira intambara kandi deep and down uzi icyuri. So buri muntu wese afite sexual orientation yiwe, ako nibajije nkakubwira nta gikabyo cyacitse. So sinzi rero impamvu hari umuntu ushobora kuganirizaho cyangwa kubwira no kumva ko nuvuga ko ngo ari gay abaye ikivumwe uri umuntu. At the end of the day we are one, we bring the same blood, we are one people, you know. So rero abanyarwanda hari abantu bakunda abantu bababeshye. Ngiyo mbashije nkubwira my honestly true answer from my heart. Sinzajya nkubeshye ngo kinyuma ngo cyariya, nzabwira straight to the point kuko umbashije kumenya. So niba nkubwiye so nube offended, so icara wumve nyine ibyo washaka kumenya mbikubwire. So by the way, na joininze akwitwa Clubhouse. My username ni Eric bifatanye. Nizabana umwanya nko muri weekend nzanza tuganire aho kwa notification abari ku popping ari menshi. Sometimes I am dogging out kuko sina akazi kajya gahagarara. I'm telling you ho narayeho niriweho narasindayifata. So impamvu nacyo kuvuga kuri icyo kintu hari umuntu twabiganiriyeho ariko byarangiye arakaye gusa ishaka kuri ukakubaza. Niba udashaka ko ngubeshya ntuzajye umbaza, ako ushaka ko nkubwise kuri straight the point. Either way ugomba ku accepting nyine my true answer from my heart because sinjya ndakubeshya.
sinjya nkunda kubeshya ngiye kuri njye byaranise mbwiye ikintu nkagusubiza rero nta mutima mubi. Anyway, so mujye following kuri Clubhouse. My username ni Eric ni app nshyashya yaje ijya kumera nka house party gusa ni nziza, uhuramo n'abantu batandukanye ukigiramo byinshi bitandukanye ukamenya new friends which is good. So mpamvu navuze ko icyo kintu rero mpunze guhura n'izo questions z'abantu bari curious kumenya ibijyanye na LGBT n'iki, ukabaganiriza ukababwira. Abantu n'abavuga ngo hari abantu gay aba-influencing ngo aba-straight ko aba-gay cyangwa ngo ama-organization runaka ngo influencing ngo aba-straight ko gay na organization cyangwa n'umuntu individual wigisha umuntu kuba gay. No, nta hantu biri. Niba hari organization runaka yimbwire turebe. Buri muntu afite choice yo kuba icyo ashaka mu buzima, sibyo? So niba buri muntu afite choice yo kuba icyo ashaka mu buzima. Niba hari umuntu ukubwiye ngo cyangwa irange ngo mukorane sex ukayikora, no kuba n'ubundi wabishakaga kuko niba ukunda abakobwa ukashana ukabakiriya ugashaka gukora n'abahungu, either way hari impamvu yatumye bijyamo kugira ngo bikore ibyo bintu. Ariko nta muntu uvaho ngo influencing gukora ikintu udasanzwe gukora. No. Kereka mwe bajyamo bakurikiye amafaranga n'ibiki. Reka mbabwize ukuri, no one uvuka ari umugay cyangwa lesbian whatever ngo ubivamo burundu. Wanashaka umugore wanashaka umugabo, either way uzakongera uzubisubire cyangwa uzaca umugore wawe nyuma cyangwa uzaca umugabo wawe nyuma wongeye ujye gusanga irange n'abandi bantu bo ku ruhande. So ntihazagire kubeshya ngo umuntu arakizwa cyangwa ararokoka gakabivamo. No. Nta muntu ukizwa, nta muntu ugira ute ngo ave muri icyo kintu. Ni ikintu kiba mu maraso.